ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko hari umunyarwanda utaragize amahirwe wenda yo kujya mu ishuri ariko akaba azi ikinyarwanda. Ahantu hose hari icyapa kiri mu kinyarwanda aragisoma agasobanukirwa iby'icyo cyapa, ariko iyo hajemo izindi ndimi usanga ajya gusobanuza akaba ari n'ahandi bashobora no kumubeshya. Ni ikibazo abo baturage bavuga ko usanga ahanini kibanze ku byapa bimanikwa ahantu hatandukanye biyobora abaturage, ugasanga ababikoresheje barabyandikishije mu ndimi z'amahanga gusa cyane ururimi rw'icyongereza, kandi abo bigomba kuyobora abenshi ari abatazi izi ndimi. Uretse ibyapa kandi iki kibazo kinagaragara no ku nyandiko zitangirwaho serivisi zitandukanye nko mu mabanki n'ahandi. Abaturage bagasaba ko ibi byapa n'izi nyandiko byajya bishyirwa mu rurimi bumva ari rwo rw'ikinyarwanda, kuko ngo bitabaye ibyo byaba ari nko gucurangira abahetsi. Usanga ibyo ku muhanda nyine byanditse mu cyongereza gusa nta kinyarwanda cyinshi wenda kirimo. Hakorwa nyine kubihindura ikinyarwanda nyine bakajya bagishyiramo cyane nacyo. Byapa n'ubu ngubu hari n'ibiri hano imbere utiri unajya kure, n'iki ngiki kiri ahirya ni icyongereza nyine kiganje bikiri mu rurimi rwacu, ntago wabashaga nyine kuba wayoba ngo ujya ahantu hatariho. Nk'umukecuru cyangwa umusaza ushobora kujya hano hepfo akareba ngo supermarket nyine akagira ngo wenda ni nka farumasi bajya kuguramo imiti, akinjiramo akabaza ugasanga basigaye bamuseka bamuteyeho ikiganiro kandi nyamaza kera ibyo bitarabagaho. Kuri iki kibazo umuyobozi wungirije w'inteko y'umuco ushinzwe ikinyarwanda Jean Claude Uwiringiyimana avuga ko iki kibazo cy'ibyapa n'inyandiko zitangirwaho serivisi ku banyarwanda benshi nko mu mabanki n'ahandi, iyi nteko nayo ibona ko ari ikibazo gihari kuko nta buryo bwihariye ikinyarwanda kigaragaramo ku byapa no muri izi nyandiko zisabirwaho serivisi. Kuri ubu ariko hari ubushakashatsi buri gukorwa n'inteko y'umuco, numara gusozwa hakazatangwa inama ku buryo indimi zigomba kubangikana ku byapa no muri izi nyandiko, byose hagamijwe inyungu zuha serivisi n'uyitanga benshi ariko hari n'abanyarwanda benshi. Abo bose rero ugomba kubatekereza. Niyo mpamvu ntekereza yuko ubwo bushakashatsi nda niburangira ubwo navugaga ko ibanze byagaragaje yuko nyine ikinyarwanda ntaho kiri mu byapa mu buryo bwihariye, uko babivuze niko tubibona. Ubwo tuzatanga inama. Biragaragara yuko aho ariho hose no hatakoreshwa indimi enye, hakoreshwa zingahe, ariko ikinyarwanda kikwiriye kubibanze kuri ibyo byapa, gikwiriye kubibanze muri izo nyandiko zikoreshwa ahatangirwa serivisi hatandukanye, cyane cyane ku nyungu za wa wundi utanga serivisi no ku nyungu za wa mukiriya wamuganye. Ibarura ku baturage n'imiturire riheruka ryagaragaje ko 99% by'abatuye u Rwanda bumva ikinyarwanda, 77% bakumva ikinyarwanda gusa nta rundi rurimi bumva. Bisobanuye ko 22% ari bo bumva ikinyarwanda n'izindi ndimi. Ibi biruko mu gihe 54% bazi gusoma no kwandika ikinyarwanda gusa, 14% bakamenya kwandika no gusoma ikinyarwanda n'icyongereza, 1.4% bakaba bazi kwandika no gusoma ikinyarwanda n'igifaransa, naho 1.5% bazi indimi zemewe zikoreshwa mu butegetsi mu Rwanda ari z'ikinyarwanda, igifaransa, icyongereza n'igiswahili. Imibare ikagaragaza ko iyo wanditse icyapa cyangwa inyandiko zahatangirwa serivisi mu cyongereza gusa ubuyoboye 14% bonyine muri miliyoni zisaga 13 z'abanyarwanda. Bisobanuye ko ubuheje miliyoni 10 n'amagana kuri izo serivisi. Na Cypridion Habimana ku bwa Radio Huguka.